ijambo riravuze ngo mbese umwami wa Isiraheli ateye nde uwahiga ninde ni intumbi y'imwa ni imbaragasa hari ibihambi amaguru abiri yombi komeza mbese akira kongera kubaho kubwira ijambo wakira ubundi buzima ukuri kuryumva wakira umugisha akira umugisha mu izina rya Yesu. Mana yacu uri byiringiro byacu uri data wa twese uri umugabo turakwemera waraturinze warahabaye nushimwe warinze ubugingo bwacu n'imibiri yacu none amasana bwo waraturinze uko byari bikomeye uko byari bigoye warahabaye tugiye kuvuga ijambo ryawe reka mwami Imana ijambo ryawe ni inyundo ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga ijambo ryawe rirarema ijambo ryawe mwami Imana ritanga imibereho reka bagiye kuryumva reka mwuka wera aganze mu mitima yabo kandi buri umwe reka yumve ko iri jambo rivura yumve ko iri jambo ari icyo ryomora ahari bikomeye akongera akaba hazima. Turagushimye rero bana natwe urakoze mu izina rya Yesu amen. Amazina ni Ev.Yosuwa cyangwa ubuhamya ry'Imana ndumugabo ndubatse kavukire yanjye ni Musanze. Tugiye kuvuga ijambo ry'Imana rivuga ngo abaturwanya ni ibiremwa iturwanirira n'umuremyi. Imana ishimwe abaturwanya bose ni ibiremwa Yesu turwanirira n'umuremyi. Tugiye gusoma ijambo riri hano muri Samweli wa mbere ibice 24 guhera ku murongo wa 15 haravuga ngo mbese umwami wa Isiraheli ateye ndi wahiga ninde ni intumbi y'imbwa ni imbaragasa ngo nuko Uwiteka aho umucamanza wacu yitegereze amburanire anyuze amaboko yawe Imana iduhe umugisha. Twasoma no muri Luka 19:29 haravuga ngo umutwe w'amagambo Yesu agera i Yerusalemu ahetswe n'indogobe ageze bugufi bw'Befage ni Betaniya ku musozi witwa Eliyoni atuma ababiri mu bigishwa be ati nimumanuke mujye mu kirorero kiri imbere yanyu nimwinjiremo muri wone cyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guhekaho umuntu nuko mukiziture mukizane kandi nihagira abantu umuntu wabaza ngo murakiziturira iki mujye muti ngo databuja shaka Imana iduhana umugisha. Tuvuza amagambo menshi amagambo akomeye cyane kandi amagambo yubaka imitima yacu. Ijambo riravuze ngo mbese umwami wa Isiraheli ateye nde uwahiga ninde ni intumbi y'imwa ni imbaragasa bivuze iki rero mbese umwami wa Isiraheli ateye nde uwahiga ninde bivuze iki hari imbaraga zo gusenga hari imbaraga z'abanyamasengesho bivuze iki imbaraga zo kubaha Imana izo mbaraga ziragenda zikagufata ugakomera baguhiga ikavuga ati nshingiye kuba banye imbere yanjye ndakurengeye. Igihe turimo rero nukwegera Imana tugasenga tukayibwira ati nyiningaba Imana twegere uje mu mitima yacu utwegere udukize kuko urugamba rurakomeye amazi si yayandi. Ijambo riravuze ngo hahirwa abazi Uwiteka mu yandi magambo kumenya Uwiteka ni ukugenda mu nzira ze ukiranutse ukamwinginga. Ijambo riravuze ngo abaturwanya bose ni ibiremwa Yesu turwanirira n'umuremyi bivuze iki umuntu arakurwanya agatega imitego akaguhiga ariko Yesu kurwanirira n'umuremyi. Mbese umwami wa Isiraheli ateye ndi wahiga ninde iryo ni ijambo Yesu yabwiye Dawidi yabwiye Sawuli aramubwira ati mbese umwami wa Isiraheli ateye ndi wahiga ninde. Iyo ufite amakuru y'ijuru cyangwa uri muri systeme y'Imana nacuba kuko Yesu ari kumwe nawe. Bivuze iki rero guma mu murongo w'Imana nta kizagurwanya uri kumwe nayo. Bivuze iki nubwo urugamba rukomeye dufite Imana turwanirira hagati mu banzi bawe hari igisubizo Imana ikuramo. Bivuze iki nubwo bakwambaye agaciro bakwima ijambo ariko Imana iri kumwe natwe. Uyu Dawidi baramuhize urugamba rurakomera ariko Sawuli aramuhiga aribesha ahiga ku munyamugisha ahiga ku Imana yavuzeho ahiga ku muntu w'Imana. Bivuze iki iyi Imana yakuvuzeho ubu ufite icyo bita urutonde cyangwa ubu uri mu mugambi w'Imana uburinzwe n'abamarayika. Yesu
ndakuvuzeho rero. Sawa aramuhiga aramubwira ati mbese umwami wa Isirayeli ateye nde, uwahiga ninde? Ese ni intumbi y'imbwa ni imbaragasa? Ngo nuko Uwiteka umucamanza wacu yitegereze amburanire. Dufite Imana ituburanira, dufite Imana ishoboye byose ku buzima bwacu. Weho guma ku murongo, guma ku mugambi w'Imana, nuvemo ahubwo gumemo. Dufite Imana izaturengera nubwo bikomeye, nubwo urugamba rutoroshe, ariko dufite umuremyi. Bivuze iki rero? Abujya nawuhiga, abujya ntago wahiga umunyamugisha. Bivuze iki? Reka ibikwirutseho, reka ibyakwirutseho bikomeze bikwirukeho, ariko kuko Yesu ari kumwe nawe ntabwo bizagufata. Uyu Sawuli yahize Dawidi, aramuhiga cyane, amuhiga gitore, bijyana nashaka kumutera icumi, nuko utavuga ati ja ku ruhande. Bivuze iki rero? Imana iri kumwe nawe nta cyakurwanya, Imana iri kumwe nawe nta cyaguhiga. Fa kuba Yesu yavuze ngo nzakugirira neza. Uwo mugenzi wanjye wicika intege, guma ku rugamba, guma ku rugendo, guma aho ngaho, guma muri systeme y'Imana, guma aho ngaho. Uvuga ati nshingiye ku minsi, Dawidi aravuga ngo twibutse iminsi ya kera tukuramburiye amaboko. Bivuze iki? Yaraturengeye, abanzi bacu bahari, abarozi bateranye, abaduhiga bahari, ibiturwanya bihari, ariko Yesu aravuga ati ngo baho. Dawidi abaho. Igihe kiragera ava mu shamba, avuye mu shamba aragenda biki umwami. Bivuze iki? Arabicaye mu mugisha wawe. Hari abari gushusha intebe yawe kubera iki? Nabazi icyo Imana yavuganye nawe, barareba bakagusuzugura, bakavuga ngo ntabwo uzatabarwa, ariko iyo uri kumwe n'Imana ubutabazi buba buri hafi. Mbese umwami wa Isirayeli ahiga ateye nde, uwahiga ninde? Bivuze iki? uri uw'agaciro imbere y'Imana, uri kumvira ijambo ry'Imana, uri uw'agaciro imbere y'Imana. Bivuze iki? ufite imbaraga zihambaye, ufite imbaraga za Mwuka Wera, ufite imbaraga zikomeye cyane kuko uri kumva ijambo ry'Imana. Uwo bita Pawulo igihe kiragera ahungiye ku kigo cy'Imerita, hari icyo bita imbeho nyinshi n'umuyaga n'imvura, ariko kuko Imana yari yavuze ati nzakurindira aho ngaho. Mu kibazo urimo Imana irakurinda, mu bigeragezo urimo Imana iri kumwe nawe, mu ntambara zose Imana iragufite, ntabwo yakurekura kuko ikurekuye waseba, ariko Imana irakuzi. Rwana urugamba ku burwayi bwawe, uhamagare yera. Hari byagucanze, Imana irabizi. Yatabaye Dawidi imugira umwami, nawe izakurengera. Yatabaye umuntu ukomeye cyane, uwo bita Lazaro. Byari byakomeye, Lazaro amara iminsi arwaye, nuko igihe kiragira arapfa Lazaro. Nuko Yesu yibuka icyo yavuganye na Lazaro, icyo Imana yavuganye nawe, ikirinda imyaka 1000, ikakirinda iteka ryose. Ntacyo yakubwiye rero itazasohoza. Guma mu mugambi w'Imana, guma mu murongo w'Imana, nutane ngo ujye ku ruhande, guma muri systeme y'Imana ishakaho. Icyambere ni amasengesho. Gusenga kwawe hari ibyimuka, ku bwawe hari ibyimuka. Yesu agera i Yerusalemu ahetswe n'indogobe, Yesu agera ku buzima bwawe, Yesu agera aho uri kuribwa, Yesu agera ahantu uri kubabara. Iri jambo ry'Imana hari ibintu bimwe birabirimuka kubwira ijambo. Hari imitima imwe igiye kongera kubakika isa nkaho yasenyutse. Turi mwa bino bihe bikomeye cyane. Wizere Imana, wubaha Imana. Ngo Yesu agera i Yerusalemu ahetswe n'indogobe, ngageze bugufi bw'iwawe, ageze bugufi bwo mu nzira. Hari agasozi wicayemo, hari agasozi k'ibibazo, hari agasozi k'ibigeragezo, ndetse harimo abanzi benshi, harimo n'umupaka, ndetse hari ibiguhambiye, hari ibihambiye amaguru abiri yombi, hari ibihambiye imitima yawe, ariko Yesu arahambura uwo mutima. Dufite Imana ishoboye byose. Kuri uwo musozi niho Yesu yicaye. Yabwiye Kuru, aravuga ati ahataringaniye nzaharinganiza, ngo nzamenaguza inzugi z'imiringa. Bivuze iki? Hari Imana iri kumenaguza, hari inzugi Imana iri kumena, hari ibibambizo Imana iri kuvanaho, hari agasozi Imana iri kwitsa kari hejuru. Bivuze iki rero? Yatabaye umugabo bita Yesaya. Byari bikomeye, ariko Yesu yibuka isezerano yavuze. Bundi bivuze ngo mbese abaduhiga bose ni ibiremwa, Yesu turwanira ni umuremyi, kuko ibirenge byabo ngo byihutira gukora nabi, ngo bihutira kubisha amaraso, ariko gutega umutego ikiguruka kiwureba abarushwa n'ubusa. Bivuze iki? Kuko ari icyo Imana yavuganye nawe mwene data, hari icyo Imana yakubwiye mugenzi wawe adahari, mbese hari icyo Imana yakubwiye ikikubwira ahantu witonze. Bivuze iki? Ariko dufite Imana izajya ikora ku mugaragaro.
byanga byakunda dufite umugabo ukomeye cyane. Wicike de muvandimwe, komeza urugamba. Iri jambo ry'Imana rirakomeye cyane. Abenshi babuze ijambo, ariko fatira ijambo ry'Imana. Hari icyo rirubaka, hari icyo rirakomeza. Mbese akira kongera kubaho. Kubwira ijambo wakira ubundi buzima, ukuri kuryumva wakira izindi mibereho, ukuri kuryumva wakira umugisha, akira umugisha mu izina rya Yesu. Byanga byakundura ufite kuko ucyumvira ijambo, hari imigisha yawe yongeye kumanuka, hari imigisha iri kukuzaho, hari imigisha ukuriho. Ngo ageze bugufi bw'Ibiguhiga ni Betaniya ku musozi witwa Eliyoni, atuma ababiri mu bigishwa be. Hari marayika wamanutse, yamanutse imbere yawe, hari marayika wamanutse. Yesu yamanuye kuza mu kibazo cyawe kiriya kigoramye, biriya byagucanze, biriya byabaye karande ku buzima bwawe. Yesu ari hejuru. Ubundi reka imirabize, kuko Yesu yicaye hejuru y'umuraba, yicaye aho hejuru biri guhorera nk'inyanja, aho byagucanze niho Yesu yicaye. Bivuze iki? Ku burwayi bwawe Imana ari kuntu igiye kubitarutsa. Ariko haleluya, ku burwayi bwawe hari ibyo Imana iri gusimbutsa, hari ibyiciye mu mugisha wawe, hari ibyagiye muri systeme, ariko nibyicara muri systeme y'Imana neza. Bihereye umunsi hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Bivuze iki rero? Guma ku murongo w'Imana. Ijambo ngo ndamutse nk'inzi ijuru imvura nigwe. Bivuze iki rero? Imbaraga zo gusenga hari icyo zirema. Abakurwanya bose n'ubiteho. Guma ku murongo w'Imana, guma ku mugambi w'Imana. Uwo bita Hana yagumye imbere y'Imana, aravuga ati nshingiye ko yanabaye byancanze, yamaye umugabo byancanze, yavuze ngo nzabyara. Bivuze iki? Izera umugabo. Yatabaye Hana yongera guseka. Nawe uyu munsi waseka, nawe uyu munsi wabaho, nawe uyu munsi wanezerwa, nawe uyu munsi uri umugisha. Uri kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana inyundo, ijambo ry'Imana umutima utera imbaraga. Uwumvishira ijambo nacaba. Uwo bita rero nuko umuntu baramuhiga, igihe kiragera, akimara kumuhiga hari agasozi k'ibibazo wicayeho, hari agasozi k'ibigeragezo, hari agasozi k'intambara mwene data, hari agasozi k'inzara, hari agasozi k'uburwayi, hari agasozi kamaze iminsi kakwicayeho. Ngo nuko Yesu atuma babiri mu bigishwa be, ati nimuje mu kiraro kiri imbere yanyu, nimwinjiremo muri ubona icyana cy'indogobe kiziritse. Hari ibyakuziritse mwene data, hari ibyakuziritse, hari ibyaguhambiye, ariko Yesu yaje ku buzima bwawe. Biriya bikuziritse, bihambiye amaboko yose, bihambiye amaguru yose, Yesu arabishoboye, agiye kubizitura, agiye kubihambura. Bivuze iki rero? Yesu yaje imbere yawe, yaje kukureba. Wowe ukumva ijambo ry'Imana, Yesu muri kumwe, yahageze, ari kuvura imitima yawe. Byanga byakunda icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza. Ngo kuko uburakari bwe ari ubwo kandi gatoya, ngo ariko urukundo rwe ruzana ubukire, ubugingo. Ngahari kurira hararira umuntu ngo bwace mu gitondo impundu zikavuga. Hari impundu tugiye kuvuza, hari impundu mu ruhande rwawe, hari impundu z'Imana. Ayo warizayo nakongera kurira yandi. Mbese imitego yose yataye iki agaciro, kuko ari kimwe ku buzima bwawe. Byanga byakunda guma ku mugambi w'Imana, guma ku murongo w'Imana. Mbese abakurwanya bose ni ibiremwa, Yesu kurwanira ni umuremyi. Ibikurwanya byose ni ibiremwa, Yesu kurwanira ni umuremyi. Bareke bakugendeho, bareke baguhige, bareke bakurwanya, ariko Yesu uri kumwe nawe, afite imbaraga. Yesu afite imbaraga, agera ku Lazaro birahinduka. Yesu afite imbaraga, yatabaye abantu bose, irengera abantu bakomeye cyane. Nawe izakurengera, nawe izagushyigikira, nawe izambeze. Bivuze iki rero? Izera imbaraga z'Imana, izera izo mbaraga za Yesu, izera izo mbaraga z'Umwuka Wera. Rero bifite Mwuka Wera, uyu ufite imbaraga z'Imana, ziba zikomeye cyane. Imbaraga z'Imana rero zirakomeye, zirahambaye. Mwene data, izo mbaraga zifate, izo mbaraga zifate, izo mbaraga zifate, izo mbaraga z'Imana zifate. Fata izo mbaraga z'Imana, Imana irasiguhaye, nawe zifate, kuko Yesu yaziguhaye. Ntuzitesha agaciro, ahubwo zifate. Fata Yesu nk'umunyembaraga, mufata uvuga ati ndagukomeje, umushyire mu mutima wawe, uvuga ati ndakwizeye, uvuga ati ndibutse kera ndwaye, ndibutse inzara yanyishe, ndibutse nambaye ubusa, ndibutse nta cyerekezo mfite. Uyu mugabo atanga imibereho, atanga icyerekezo. Rero guma ku murongo w'Imana. Rero Yesu agera bugufi bw'Ibiguhiga,
icyana cy'indogobe cyabayeho ariko kibaho gihangayitse, kibaho nta buzima gifite, kibaho nta biryo gifite, kibaho cyarataye mbese kiboshwe umutima wacyo nta buzima gifite. Yesu akibonye aravuga ati ndamanutse nje imbere yawe nje kukugirira neza. Bivuze iki rero? Hari Yesu yamanutse ku bwawe, Yesu yaje kiriya cyana cy'indogobe, Yesu ahageze aravuga ati aricyo navuganye nawe. Bivuze iki rero? Icyana cy'indogobe Yesu arakuzi, Yesu arakuzi, nubwo uziritswe, nubwo uboshwe, Yesu arakuzi, nubwo bikomeye, Yesu arakuzi. Aravuga ati ngenda vuba vuba mumanuke. Yesu yaje imbere yawe yihuse aje kugutabara. Hari impamvu Yesu yamanutse, hari impamvu Yesu yaje. Mwene data, Yesu yaje imbere yawe, yaje kukurengera, yaje kugufasha, yaje kugutabara. Niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ku Mana ryaratoranyije. Iryo rero nibuye rikomeza imfuruka. Ariko Yohana warabihana aravuga ati ngo kuva na kera yahozeho yahoranye n'Imana. Bivuze iki rero? Niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ku Mana ryaratoranyijwe. Nubwo hambiriwe nuko byagenze kuriya, ariko Yesu yaje ku buzima bwawe. Yesu yaje yatabaye Dawidi, imuha umwami, imukura mu shamba, inda ziri kumujya, yishimagura uruhera rwinshi. Ariko Yesu abibonye aravuga ati mwana wanjye, nubwo ari byagusuzuguye, ari byaguciye amazi, nguhaye ijambo. Bivuze iki rero? Hari amavuta Yesu agiye kuza ku buzima bwawe. Kubwo gusenga kwawe hari icyo Imana iri gukora. Kubw'uyu munsi hari icyo Imana iri gukora. Byanga byakunda rero yatabaye Dawidi, nawe izagutabara. Iryo jambo ry'Imana twavuga ngo rero bene data, mukomere ku mwami, komera kuri uyu mugabo. Uyu mugabo aratabara, uyu mugabo aratuzi, uyu mugabo akuzi uko wiyizi. Bivuze iki? Kuri wowe n'umutima wawe Yesu arakuzi. Aho ngaho uri kuribwa, aho byagucanze, aho wabuze inzira, Yesu afite inzira, aho inzira zagoramye Yesu arazitunganya neza, nawe ugatambuka. Imana iduhana umugisha. Bivuze iki rero? Mwene data, guma ku murongo, guma ku mugambi w'Imana. Bivuze iki rero? Izagutabara. Imana irakuzi, ntabwo yagutaye mu kibazo cyawe. Imana irakuzi. Ndababwira ngo rero iri jambo ry'Imana ko turi kuganiraho, buri umwe aryumve neza, buri umwe asenge mu mutima we. Ufite uburwayi abyira Uwiteka, uhereye umunsi ndakize. Fata gukira rero, akira ubundi buzima, akira gukira, akira ubundi buzima. Fata gukira mu izina rya Yesu. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Mana iduhana umugisha. Mana yacu, uri ibyiringiro byacu, uri umugabo turakwemera. Warahabaye, watabaye Dawidi, uraza uraserukura murengera uko byari bumucanze bimugoye. Uravuga ati Dawidi baho abaho, natwe urakoze kutumye tubaho. Uduhaye ubundi buzima, uduhaye icyerekezo. Abumvise ijambo ryose baho ubuzima, ubahe icyerekezo, ubarengere. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen.